manuka kuri Rusizi. Rusizi ahantu bajya bakira, hari ahantu bajya bavomera amashanyarazi. Aha, munsi yaho rero. Kandi urabona ukuntu wahinda Rusizi kuntu imeze. Ubwo nahise nambuka. Ubwo ni ku misozi ya mbere. Nta rukweto rwanjye rwambutse. Muvango wagenze hejuru y'amazi. Nuko nagenze. Amena. Mbona abantu hakurya, ngeze hagati mbona abantu bariruka bahunga ngo tubonye marayika, ngo tubonye marayika yaje. Yo, mbwira Yesu nti papa, nimba hari uko wampinduye wanyambitse ubwiza bwawe. Mpindura uko ndi. Subiza mu bumuntu kugira ngo buntumyeho badahunga. Bariho barampunga ndabwira abande. Nuko ngo ukuntu kose Imana yankoreshaga byabaga biteye ubwoba, kuko kandi no kurya niyo yangereraga, nimba ndakoraho cyangwa se sinabikoreho. Hari igihe nagendaga nkavuga ubutumwa, nkagenda nkamara ibyumweru 2-3, nkamara ukwezi ntarya ntanywa, kandi nkataha ndi muzima ntacyo ntasonza. Nuko ubwo rero ukamara ibyumweru 2 udasonza ntasonza. Hari igihe nagiye mfite inda y'amezi 8. Umwana wanje uyaramuzi kuko twaba Imana Manuel. Narifite inda y'amezi 8. Imana inzamura umusozi witwa Ruvuzi wacu, wari umusozi uzamuka cyane. Ndagenda njya hano mu Gasambura, ndagenda mpavuga ubutumwa, mpamara gusenga mu mubiri bisanzwe. Nuko inyanja rero nagiye nzambuka gutyo, namanutse umusozi wacu, manuka umusozi witwa Nyawera, ahantu bacukuriraga oro sinari impazi, ariko Imana irahanjyana, nambuka uruzi runini cyane ruruta Rusizi ko yanganaga. Ndarwambuka n'amaguru, nsanga umugabo yicaye hakurya y'uruzi, yari inshuro ya 4. Nsanga yicaye ku nkombe, arambwire niwe wambwiye ngeze hariya abo bari bamperekeje bati hari hakurya ko harabagirana habaye iki. Bamwe baravuga ngo imvura igiye kugwa, buririya ni imirabyo, bashaka gusubirayo. Abandi baravuga ngo ariko mwarese tugaherekeza Aziza ngo tukareba inzira nyuze, ko tukumubwira ngo anyura hanga kanga ngo akakomeza kumanuka hanga. Ubwo baricaye rero bahagaze ku misozi, ariko bareba nyine iyo ruzi. Ndagenda rero ngera kuri urwo ruzi, ndambuka, wundi yambwiye ngo njo. Ngenda musanga nta mazi n'ubundi ntiyarenza uruzi rucuza umwijima, n'ubundi ndutekereza nkaza ariko Imana irakomeye. Turaganira, abantu barankunda cyane cyane, babwira Imana ngo Mana ko wadukundishije Aziza, ko bamutweretse tutamuzi twaramwumvaga gusa, turashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu. Nubwo babo batinjira, ariko ndashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kuri mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye, maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana rero, niwe tugiye kuganira. Angira ngo ni nacyo kiganiro cya nyuma ngiye gukora mu karere ka Kayonza, aho nari maze iminsi ndi gukorera. Nshimira cyane Umusaruro TV, twagiye dukorana ibiganiro byinshi bitandukanye. N'ubu ngubu n'iki ngiki turi kumwe mo muri buze kumva tugenda twungikanya cyangwa duhanahana ibintu by'ubwenge. Ngashimira cyane Pastor Kayitare, wagize uruhare rwinshi cyane mu kuduhuza n'abatumirwa batandukanye. Ho ngaho ni kubihumuriza ibihumbi, ni shene nziza yivuga butumwa. Nyaboneka mujye mukora subscribe. Bose ndabashimiye cyane rwose, ndetse ndanashimira cameraman God ni umuhungu wa Pastor Kayitare, akaba n'umukameraman nyine w'ibihumuriza ibihumbi. Yabanye natwe, aradufasha cyane. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, abo bantu bose ibahereza umugisha. Reka rero nakire uno mutumirwa kugira ngo tuganire. Mwaramutse neza kandi muraho murakomeye. Cyane. Amakuru. Neza. Tubahaye ikaze kuyobokamana TV, kubihumuriza ibihumbi ndetse no ku Musaruro TV. Murakoze. Amakuru. Neza cyane. Wow, muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Tumusoza muri ijwi. Yego. Nitwa Mukantagara Christina. Yego. Nkaba ndi umukozi w'Imana, ndi umudiyakoni mu rusengero, nkaba n'umuvuga butumwa. Mu Kinyarwanda bavuga ngo n'ubushake, ariko ngiye ndi wagahato kuko sinabishakaga. Yego. Kubera gahato rero nabaye umuvuga butumwa. Kuvuga kutabishakaga ukaba byaraje ku gahato, ninde wabiguhase? Na abantu ni Imana? Nabihaswe n'Imana. Wabihaswe n'Imana. Yampamagaye. Mama kugira ngo abantu bamenye uriwe, ni muri rusengero muri hetorero. Mu rusengero rwa ADPR. Mu rusengero rwa ADPR. Murendi wa Nasho. Ubwo rero nyine ni muri paruwasi. Ariko mama, iyo tuvuze ngo ngewe nkunda umukozi w'Imana wabihaswe,
utarabishakaga biba bishatse kuvuga iki wenda duhereye kuri wowe byakugendeye gute kugira ngo wisange uri umukozi w'Imana uri umudiyakoni mu rusengero ariko utari kukavuga ati njyewe ntabwo kubwanjye numvaga mbishaka ahubwo nabihaswe mbyemezwa n'Imana byagenze gute iwawe njyewe rero ntangire njyewe nabihaswe n'Imana ntabwo nabishakaga njye nakuze mu nzu y'iwacu barabagatulika data na mama bakaganira iby'uvuga butumwa abavuga butumwa bakaganira iby'abahanuzi ubwo kandi icyo kibazo kiratwinjiza mu buhamya bwawe ubwo ni inzira nguhaye komeza afatiraho yego noneho nkumva nanjye mbikeneye nkumva naba umuhanuzi nkaba n'umuvuga butumwa ariko twajya gusenga iwacu banjyana nkumva tibimfashije mu gatulika ndakura nashatse banshingiye mfite imyaka 15 shingiwe rero nsanga umugabo wanjye we yari umukirisitu agwa mu busore yigana abapasiteri ko babatiza baramuhagarika njye rero nari umugatulika baranshingira ubwo rero ndagenda mpabaye nahise numva nshaka Imana yego ariko sinashatse Imana ngo umuvuga butumwa numvaga nshaka kuba gusa umukirisitu nkajya mvuga iby'Imana ariko nicayeho sinigeze niga kandi ikinyoni nagezemo ariko igihe cyarageze rero Imana iranshaka njya mu gatulika icyo gihe babatizaga mu myaka 4 njye nagiyemo ari ku cyumweru kuwa gatandatu barambatiza mbatizwa n'umupadiri w'umuzungu we yarandebaga akavuga ngo mama reba hasi ntukajye ureba hejuru nkareba hejuru ibyo ndeba nkabibura igihe kiragera amaze no kumbatiza akajya ambwira atari ko warebye hasi kuko bavugaga ko kundi bavuga ngo nibahaguruke bagahaguruka bakicara ibyo bakoraga nje ntabwo byamfashaga kandi muri icyo gihe nabonaga byinshi kubera gusenga Imana kuko nagiye mu shaka Imana cyane nayisengaga mu buryo bwinshi shaka Imana nayisengeraga ahantu henshi nkibabaza mu buryo bwinshi ubwo mwari muri he mama twari turi muri Kongo hehe kugira ngo wenda abandi bantu baho muri sange abantu barahazi nino benshi baranze haba baraturutseyo ubu nibanyumva barahita bamenye no kubwo rero igihe cyarageze ndicaye nari mfite umwana wa mbere ndyamye nijoro mbona haje umuntu ufite amababa mwiza mu nzu haracana mbyutse umugabo ngize ubwoba ntibyuka arabyuka ati bine biki akajya yiyorosa kazana ishuka kirenzaho ati kumucyo gumukamena nishuka nyine reba uyu muntu uhagaze hano atase nashobora kumureba uwo muntu afata ukuboko ubwo nari mfite umwana afata ukuboko arageranyiza ku muryango ibyo ntibyabaye sinziri to turabyumva yarankanguye yego ntabwo ari ukwerekwa birumvikana yeze kuba sinziriye ntabwo umugabo we yarabibonye nta nubwo ari kumukanga nimbona nkubona amaso kuyana araza aramfata aranjyana nyicaza ku muryango bene ahangaha arambwira ngo itegereze neza nditegereza mbona umugabo muremure mwiza cyane ufite amaso y'umuntu asa n'umuntu wapfuye arazuka ufite ingohe zireshya n'intoki umusatsi utendera hariya mwiza cyane ubwo umuntu araza yateraga intambwe imwe ikarenga umusozi yatera intambwe ikarenga umusozi yateye intambwe ebyiri ahondi atera iya gatatu irazamuka umuntu ararenze mu bicu uwo muntu arambaza ati ubonye nde ntimbonye Yesu umwana w'Imana arambwira ngo wamubonye nta mushidikanya haleluya amen uwo mugabo mubona gutyo icyo gihe ariko wicaye ku muryango nicaye ku muryango nari nkiri mu gatulika yego oya narabyutse ndazanisha nuko ubwo uko yazamutse uwo muntu nawe mvuye iruhande ko yarahagaze mu ruhande rwanjye rw'iburyo nawe aragenda uko yagiye we simbizi ariko ndiwe nabonye azamuka intambwe ebyiri zari zamurengeje ibicu uwo wundi uko yagiye simbizi ubwo ndagenda asubira mu buriri sanga umugabo yatitiye byakomeye neze niki ati yewe ati ryazuba ryagiye mama tukiraho umugabo waracya ariho yarapfuye yapfuye tugeze no yapfuye 9 mu kwezi kwa 11 nuko ubwo rero uwo muntu yaragiye nasigaye aho rero ndi mu gatulika igihe cyarabaye haba igihe cyo gusenga hari kuri Noheli twajyaga tujya gutarama mu gatulika ariko uwo munsi tugiye dusanga ntabahari ariko ngewe nakeneraga Imana ubwo abandi basengaga bakavuga Bikira Mariya bakavuga ibindi bintu nge sinabishoboraga navugaga gusa mbwira Imana ngo mpindura ko igikoresho cyawe
haleluya iyo mana rero ndayikunda iyo nyivuga mba nyihamiriza hakika ubwo rero twaragiye tuhageze dusanga ntibaje mbwira abantu twari turi kumwe ntitugende tujye hariya bariho basengera mu mapandikote turagenda dusanga abaririmbyi bariho bararirimba burya abantu baririmba bari mu mwuka w'Imana abamarayika babururutse baba bari kumwe nabo noneho ngiye kubona mbona abamarayika bariho bararirimba mbona bariho baravuza ingoma abana batoya basa n'abana batoya ariko bafite amababa bakajya bazamuka baririmba bamanuka bavuza ingoma biryoshye hatari ubwo uwo mwanya nahise mva mu mubiri noneho ngiye nankurikiye babana ariko ngeze hejuru ngiye kwinjira mu bicu naragarutse kuko nabo indirimbo zararangiye baracecetse ubwo nanjye ndagaruka ndazanicara hahandi ariko nasanze nahwereye nasanze abantu bahagaze ubwo twaratashye kanyambicagagura vuba vuba turataha tugeze mu gaturika uwo munsi padiri yahise azarambwira ati mwana wanjye nakubwiye ngo ujye ureba hasi kubera iki ujye ureba hejuru y'ibicu ndamubwira ngo padiri ko nta bicu ko ntabyo ndi kureba ko ndi mu nzu arambwira ngo ujye ureba hasi padiri uko yunamaga kwa kundi bavuza inzogera nabonaga nyine ari ukumuterekerera baterekera abazimu biwabo mbona yamazi bavuga bamena mu ntuze y'umugisha bavuga nabonye aho bayakuraho bayapfundikirira barayakuye ku bantu bohagira bapfuye bakaza bakayashyira hariya barangiza bakajya bayadaha bakayasuka ku bantu ngo ni umugisha babahaye ibyo rero padiri twaba twicaye ndamubwira nti padiri rero ibintu uriho aya mazi njye ntuzayakireho na rimwe akambwira ati nakwiye ngo ujye ureba hasi ndabwira nti n'ubundi hasi niho ndeba ubwo naratashye ariko numva ndabyanze gusura mu gaturika numva ndabyanze ubwo rero igihe cyarabaye hari kuwa gatandatu tujya mu bapandikote tujya gusengerayo bakimara gusenga nagiye kubona mbona noneho ngiye mu mwuka mbona uruhande marayika araje arambarira hejuru y'abantu bari mu itorero mbona ku ruhande ibaba n'uruhande rwose uruhande rutoya ruri ku bagore urundi ruhande ruri ku bagabo ubwo ndabaza ngo niki gitumye marayika arambarara aho yakabaye hagati ya bose uruhande runini rukaba ku bagabo arambwira ngo abagore bacumura vuba kandi bacumuzwa n'ubusa kandi ntibakunda kwihana cyane ariko abagabo bakora ibyaha byinshi ariko bakihana ubwo narakangutse ubwo barahamagaye bahamagara abantu bo kwihana nagiye kubona mbona kuko iwacu iyo bapfukamaga abadiyakoni nibo bagendaga babaza abantu uko babatuza noneho bakagenda bihana uwabaga yihannye neza nkabona umutonyi umanutse mu ijuru mwiza cyane urabagirana ukamugwa nkabona umuntu abaye igituko baye inzobe kabona abaye areze nyine abantu nkabona abaye wera abatihanye nkabona abigumiye kwa kundi basa n'abantu nyine ubwo rero nasanze abapasiteri banjye banjyanye nari mpetse umwana mugongo bamunyambuye banjyanye bagiye kunsengera bambaza amakuru rero ndababwira mbabwira ibyo nabonye ubwo byararangiye ndagenda rero nshaka Imana mbwira abo twari turi kumwe ndababwira nti rero jewe wanjye mbona ko bataramira bakiri batoya kandi mujya mwumva ibyo bavuga nuko bahakinira ndashaka ngo munjyane munsengere mundirimbire nibyo nkeneye aba baraje rero barandirimbira navuye mu nzu yanjye nagiye inyuma hagati y'amazu kuko bacu twari duturanye cyane inzu ku yindi barandirimbira bariho bandirimbira nagiye kubona mbona mu ijuru rirakingutse hamanuka inyoni nziza irabagirana iyo nyoni uko nabonaga mu kanwa k'iyo nyoni hari umucyo uwo mucyo wamuritse ku isi hose umurika muri jewe amagufa n'imishokoro n'imitsi uko biteranyije byose ndabibona araza yinjira mu mubiri wanjye amaguru mu maguru yanjye mu maguru azamuka nk'umuntu umunwa mu kanwa kanjye uko ngana nawe aba ariko yiresheje aravuga arangije acecekeramo yagiye nuko byarangiye ubwo narakangutse nsanga abantu bari baravuza induru ngo aziza yajyanywe aziza yapfuye aziza yagiye kwerekwa ubwo byararangiye
namaze rero imyaka 3 shaka Imana. Ibyo byanteye inyota yo gushaka Imana, ariko navuye aho nakangutse mfite urukundo rukunda abantu bose. Bose abantu bose baringaniye, abakuru ari ba data ari ba data bukwe, ababyeyi banje, abato yari abaramu banje, ari abasaza banje, bose niko nababonaga. Kandi kuva uwo munsi nta sahani yagenyene yabayeho, nta nkono yagenyene yabayeho, nta kintu cyagenyene cyabayeho, umutungo wanje wabaye w'abantu bose. Nuko nabaye aho rero nsenga Imana, shaka Imana. Umunsi umwe ndyamye haza umugabo ndamwibagiwe izina witwa Minani, araza avuye ku misozi, nimba ari Imana yarije ntumbaze. Araza arambyutsa arambwira ngo wazi ngo byuka vuba ngo ugiye guhura n'ibitangaza by'Imana, ngo kandi nijoro hari nijoro. Arambwira ngo kandi nunesha uzabona ibitangaza by'Imana, ngo kandi urabana n'Imana. Ndagenda ndabyuka njya hanze, ngo ndatambuka njya haruguru y'iwanjye nicara n'amaguru yanjye bisanzwe, ndagenda ndicara ndasenga. Himara gusenga mpumirije mbona haje intare nini cyane ikomeye izishinyitse ishaka kundya. Mbwira Yesu ngo ibi nibyo wampamagariye? Nashatse umwuka wari urawunyima, none wohereje intare ngo ize kundya. Ntiwa Mana we, Mana yo mwijuru. Ndasenga ariko numva ko ntakwiriye guhumura amaso ngo nyirebe, ariko nabonye isanga. Ndasenga mbona ya ntare irazikandagira hano, kandagira hano, njo Mana niko nabidonda. Numva mbona iritereye igwa inyuma. Yo ndakanura nti Yesu we, mbona irarenze, nshaka guhamagara mu rugo ngo bantabare. Ubwo uri mu mwiyerekwa? Nari nicaye mu kiguna ndi gusenga papa. Yego. Imbona nkubone. Ko ndiho ndavugisha ukuri. Imbona nkubone. Kandi abiwacu wayibonye mwiyerekwa iyo ntare. Ko nayibonye yaje ndeba. Ureba n'amaso y'umubiri. Ariko kubera ko nayitinye ndahumiriza, senga mpumirije. Nsenze rero mpumirije nibwo yaje ikandagiraho icaho. Ikimara gusimbuka igenda nahise nkumura amaso ndareba. Nuko ubwo uwo muntu arambwira ngo hasigaye 2. Ndasenga nsenga n'ubundi ndahumura, ngiye guhaguruka mbona nari munsi y'igiti, mbona ingo hejuru y'igiti. Ingwe nabwo n'amaso y'umubiri. Ingwe irasimbuka irazigwa imbere yanjye, numva ashatse guhumura ariko Yesu aramfata. Ingwe iraza iranyinukiriza, ingwe iraza ahantu hose umubiri wanjye. Numva ibintu, numva ubwoba buraje, nshaka guhumura. Nuko ubwo ndasenga yangwe n'ubundi irasimbuka, igiye gusimbuka isubira mu giti, mba nahumuye, ndavuga nti mwizina rya Yesu subire wavuye, irasubira agenda. Nta kintwaye. Ubwo nari haruguru y'urugo, nari guhamagara no mu rugo bakaza. Ubwo ndasenga ndaguma ndasenga. Ngiye kunabona haje inzoka ntarigera mbona. Nayibonye ndi umwana, yari inzoka induta ukongana gutya murebo, nkabona ndi munini cyane, ariko yarandutaga ubunini. Iyo nzoka nayibonye ndi umwana, iwacu bagiye kwenga, noneho barahamagara bageze hakurya ngo nimutabare, muzana amacumu, muzana imipanga, muzana imiheto. Baza babizanye, nje ngenda imbere nirukanka, narakana gashira isoni cyane. Ngenda nirukanka, ngiye kuyikandagira iwacu bavuze induru, turapfuye. Subirayo. Ibyo ntabwo ari inzozi, ntabwo ari ukwereka. Nabyumvise. Nuko ubwo nkisubirayo mbona cya kintu kigize gutya, cyari hinaga gutya. Noneho babandi b'imiheto n'ibiki byose babaraje baragiteraga kikihina, icumu rikavunika. Batera gira umuheto umwambo kavunika. Nuko ubwo rero gihe cyarageze, umugabo witwa Rwisakiza w'umurundi aza avuga ibigambo tutazi, niwe waje avuga arangije afata umuheto aragitera. Agiteye kirihina, cyahise kimanukana amabuye twajyaga tubyiniraho kera turagiye. Turi abana benshi tukabyinira kuri iryo buye. Yego. Iyo nzoka yarakimanukanye, irakijyana iragenda ijya gupfira iyo ngiyo mu mukuku. Yego. Iyo nzoka rero yaje ubwo nicaye aho ngaho. Yaje nicaye
iraza nayo irazunguruka niyo ya kera yaje cyangwa niyo yari imeze nkayo ni iyindi imeze nkayo iyo yaje isa n'isatu sinzi uko bavuga mu kinyarwanda ebwa kuyo ntiyazime manene ikiziramire yego ikiziramire nuko igahaguruka ikazunguruka ariko mu izina rya Yesu naracyashye n'ubundi nayo iragenda ikimara kugenda numva ndaruhutse numva ngize amahoro nuko ubwo haje umugabo arambwira ngo aziza uranesheje haleluya amen arambwira ngo uranesheje ngo kandi kugunesheje ngo n'umugongo w'Imana uzawugendaho haleluya amen ubwo rero naratashye narahagurutse ndataha ndagenda mbwira umugabo nti noneho niyo nahuye nabyo ati yewe ahubwo nagize ubwoba atuze ukuntu numvise intare yivugira hari haruguru ati urarivuye ahuri icyo gihe mwabaga hagana hehe twabaga aho ngaho muri Sange ahantu hitwa mu Rushabira yego ya ntare n'umugabo yarayumvishije ubwo ibyo byararangiye ndataha njya kuryama habaye uwundi munsi ndasenga twasenze turi babiri njye na Victorina ariko mama wowe utaragera uwo mugabo waje kukubwira yuko unesheje kuzagenda no ku mugongo w'Imana ninde no mugabo waje afite amababa sinzi aho yaturutse nagiye kubona mbona hagaze iburyo bwanjye araza nkoraho yankoraga ku rutugu arambwira ngo aziza uranesheje bivuze inshuro 3 arambwira ngo uranesheje ngo kandi kubwo kunesha kwawe ngo uzagendana n'Imana ngo kandi uzagendera ku mababa y'Imana ubwo rero byararangiye ubwo ndagenda rero mu rugo hashize iminsi 2 turasenga twasenze yari yarampaye Imana yari yarantegetse gusenga saa 9 ariko ubwo sinabaga mbyumva mbabwiza ukuri numvaga mbigaya numvaga ari isazi niko niyumvaga ko nasazi ubwo saa 9 turiho dusenga mbona ndeba uvuze ko wasenganaga nande n'umugore witwa Victorina abahehe aba mu misozi y'iwacu ruguru muri Kongo aracyariyo we yagumyeyo ariko umusaza we yari pasiteri hariya ku Kibuye twakomeza nta kibazo ubwo rero turasenga ye kubona mbona ijisho riryoshye rimeze neza risa n'irya wa mugabo nabonye kiri mu Gatolika yego mbona ijisho risa n'ry'umuntu wapfuye arazuka rifite ingohe nka za zindi nuko mbona wa mugabo rya jisho ridukanuriye ariko riryoshye ritobora amagufa n'imitsi n'imisokororo rikareba imbere rireba umutima rigasatura mbona ibintu byose kwisi mbona abantu bose kwisi amina abaryamye abasinziriye abakangutse abagenda abavuga abacuragura baragura ababyina bagira bateke yose ndabibona nuko ubwo mbibonye mvuze induru mbwira Victorina ntiturapfuye Victorina ati niki kibaye ntitorere yajisho ubwo twasohotse twirukanka duhura n'undi mugabo Imana yari yohereje uwo mugabo azarira aravuga ngo ariko aziza ngo je biranantangaza n'Imana ngo abantu barasenga barara ku misozi bakarara basenga Imana bashaka Imana ngo iyo Mana ntibayibonye ngo ibyo Imana yakukoreye byose uko bingana ngo kuki tabigabanya abandi ngo kabari we gusibiha ngo murahura n'ijisho ry'Imana ngo nibabatabare kuki iyo Mana itacana muri je mubwira ibyo nari mbonye muri ayo masaha yego ubwo yarapfukamye dusenga Imana araduhumuriza kubera we yaramaze igihe mu Mana arangije arigendera yagiye tumubona agenda nk'umuntu bisanzwe tubona ari umuntu tuzi aragenda nuko amaze kurenga twasuye mu nzu turasenga turatandukana ufite naragenda nanjye ndasigara nuko nagumye rero gushakisha Imana rero yagiye nkoresha ishaka mu buryo bwinshi Imana ikantuma nhaguruke nje kuyikorera bigatuma abantu bavuga ngo sinzahaguruka ngo nje gukorera Imana nguwe n'undi muntu Imana igatuma abapaseri bakaza bakambwira ntibishoboke nasenze Imana abapaseri banje barababara bajyaga batuma imbwa kuza kumpiga bohereje nkuko kw'abadaso bakabohereza twabitaga ngo na Jean Pierre bakaza kumpiga bakaza bazanye n'imbwa bazanye n'imabunda bayafite bakaza twabaga twicaye mu nzu nkuko dusenga bakaza bakamurika n'amatoroshi manini cyane ngo baro barashaka izaziza kandi turi kumwe bakugeragaho ntibabashe kukubona ko nukuri bakanshakisha bakamurika mu maso bakamurika umubiri wose bakamurika ariko aziza ari hehe paseri wanje uwo twasenganaga akababwira ari hano Gitarama witwa Kajibwana yego muzamubaza izo nkuru bakanshaka bakambura
kandi uhari akababwira atari ko mwakwitonze mukamushaka bakashaka bakambura bwacya mu gitondo nkazamuka nkajya mu misozi gusenga najya mu misozi bakaza bankurikiye abo babahigaga yabavuze abajemperi niko yabivuze bakaza rero babaga batumwe n'abandi babanyantege nke uko kose bakaza bakajomba mu cumu ku ruhande imbwa zikaza zikanyinukira zigasubirayo zimoka zirukanka bagashakisha icyamukesheje imbwa bakagira kandi turi kumwe kandi wenda bareba bakagenda nagenda nkaguruka nkataha gashima Imana ngataha nuko nkabwira Imana ariko ubundi kuki ureke imbwa zikaza kumpiga ese ndi gikoko ese bundi kuki abantu bampiga nukubera Imana ikambwira ngo bahiga ibikuri munsi we bahiga kandi nurangara bizagenda ariko nutarangara nzabana nawe iteka ryose amen haleluya yongeza aho numva sinzi uko bihindutse ko yafashwa rwose wisanzure nta kibazo nuko ubwo rero nagumye gusenga Imana gusenga Imana irantuma nanga nkayibwira ngo sinzajya kubwira ese unizabwira abantu ngwiki uzababwire ko abanyabyaha bazarimbuka ese byaha nibihe Imana ikabitonda uko bingana ese ubundi bazarimbuka bajya ngo bazajya kwa Satani bazajya mu muriro suri hehe Imana yanjyanye ahantu yamisha ahantu kurukuta nkahangaha gutya yego kwisi hasi hari ikibaya kitagira itangiro n'iherezo kirimo umuriro w'inkekwe kuva Imana yaremya isi ibyo biti ntibishya ngo biveho ayo mabuye ntashya ngo aveho ni inkeko y'umuriro ihora yaka itegereje abanyabyaha na Satani noneho irambwira ngo wemeye kugenda ntaho njya nkumva ngiye kugwamo aba nahiye kavuga ngo Mana ngo mbabarira ndagenda Imana yakoze inshuro 3 ikazana inkoni nziza ikageza hano gutya nkaba nakize nabaye muzima ye cyarageze ndemera ngo none ndagenda naragiye ngeze mu rugo Imana irambwira ngo hagurukane ntabwo nagenda ntarabona abantu bazajya gupfira n'ubusa abantu bazajya gushya nibambaza mbabwira ngo ni hariya nabonye sikubundi nakangutse ko ntabibonye ye kiragera rero njyane mbona haje umuntu mwiza cyane wa wundi ufite amababa araza arambwira ngo aziza utumvira umva noneho ndakanguka ubwoba buraza muri gihe ndatitira numva ngize ubwoba cyane ndabyuka ndagenda nicara imbere y'aho umugabo yararyana ku rwuririro ndabwira nti yewe ndapfuye noneho ati none haje umuntu uje kunjyana nti wa wundi yaje none arambwira ngo tugende ni kandi inzira ari hanyuzamo ndabona ari yo kugikuzimu arambwira ati none se ntiwasabye ngo uzabanza ubone kwa Satani guturamanuka nahise yarambwiye ngo shira ubwoba ntoya ntaho njya arambwira temera ubwo naragiye ndaryama nkimara kuryama nabonye mva mu mubiri mbona turamanutse aho muri ubwo buryo bwo kugenda bwo byari yerekwa mbona mvuye mu mubiri turagenda tumanuka ku masikariye tugera hasi tugeze ku masikariye hasi hasigaye amasikariye 6 uwo muntu ntiyaharenze hasi hari akabwibwi noneho ndagenda mbona anyujije nyura mu nzu yubatse nk'iyi tangira hirya seruka nka iyo nzu irimo ibyaha byose bikorerwa mu isi abatetsi b'inzoga zose iziriho n'izitarabaho nizo barikiriho biga ibi byose bariho bakora njya mbwira abantu ntari kw'Imana ni nziza naratinye n'ubu ngira ubwoba ndagenda nicara kumenya y'uburiri bwira umugabo nti noneho pe ndarambwira kandi ngo tugende ndetse arambwira nti noneho mbonye atingwa intoki hejuru ati genda ntoya naho njya haguruka nkajya hariya ndaruha imbaraga z'Imana ni nyinshi ndasaba ndagenda ndicara nicaye nabonye none humva mu mubiri siga umubiri wanje umeze nk'agahu kinyana nabonaga ari nk'agahu kinyana karyamye ku buriri twarajyanye rero n'uwo mugabo tugeze ku ruzi niho yambwiye ngo kebuka tumaze kwambuka nkebutse mbona nyine ako gahu kanje aho karyamye mbona umugabo yabyutse yagiye gutabaza ko napfuye yego ubwo rero twarakomeje turazamuka tugeze hagati tuye kugera hagati mu musozi nabonye abagabo babiri bafite ibicumu by'ibijaba ibicumu bya bindi byacumise Yesu ku musaraba bari ku ruhande abandi 3 bari bicaye ku ntebe nziza irabagirana ku nzira izamuka ku musozi noneho babandi baravuga ngo aziza ni uwacu babandi bari cecekera ntacyo bavuze ngo ndazamuka marayika arambwira ngo saba Imana imbabazi
ndavuga ngo Mana umbabarire iwacu hari abagore babiri bari abakeba Helena na Gatarina bari batonganye ubwo nasohotse mbabwira ngo yemwe we ngo abantu b'Imana mugahora mutongana koko uruvuga mvuze ntabwo mbabwiye ntibabyeyi banjye ngo mbahumurize yemba cyaha icyo ni cyaha imbere y'Imana nujya kubwira umuntu muhumurize mubwire neza mugushe neza nuko ubwo rero niho yambwiraga ati ihane ndavuga ngo Mana mbabarira ugomba yanzira ndayirenze sanga babandi ubwo barambwiye ngo zana urwandiko rw'inzira nabonye ngira gutya iby'ukuri ntarwo nari mfite ariko nakoze aha mbona ruraje ndarubaha ndubahaye barareba baravuga ngo uremewe haleluya amen ngo nahise nzamuka narazamutse rero uwo mugabo nawe se nabaye nkimubona ninjye bazamutse ngiye nyine kuri uwo musozi mwiza cyane umusozi urabagirana umeze neza ngeze ku musozi hejuru nasanze imbuga nziza cyane sanga abamarayika babiri umwe yicaye hariya undi yicaye hariya umwe abwira mugenzi we uri hariya aravuga ngo nimumureka atambuke naratambutse sanga inzu y'imiryango 12 aravuga wa wundi uri ku muryango arambwira ngo genda ndagenda ndabanza nzunguruka ya nzu ndangije ndagaruka ninjira muri wa muryango wa muntu yicaye ahagazemo bahagaze afite umupanga urabagirana ariko nabonaga ari nkabo nimba ari wo ntumbaza ariko nabona gukoze nkabo ubwo rero naragiye ninjiye nasanze intebe nziza irabagirana nicara kuri ya ntebe mbona hariya hejuru aho abapaseri bakicaye mbona hari amaetajeri apanze mbona hari amakamba menshi noneho wa muntu atarambwira ariko namenye icyo agiye kumbwira nshaka guhaguruka ngo njye gufata ikamba ryanjye naribonaga ku etajeri ya 5 wabonaga amakamba menshi aho ngaho yego umuntu abona ikamba ry'akarimenya cyane ngiye gufata rya kamba ryanjye arambwira ngo igihe nikiragera niko yavuze uwo wavuze numvise ijwi sinamubonye ngo igihe nikiragera ntimumwemerere ubwo naragarutse nicara kuri ya ntebe mbona ya makamba ndangije baramubwira ngo musohora atambagire narasohotse tambagira hantu heza numvaga nkandagira nkumva ko hari bujye hasi nkazamura ukuguru nkumva ko hanzamura hantu heza haryoshye hameze neza ntashobora kuvuga keretse gusa Imana yagiriye ubuntu haleluya gusa Imana izabagiriye ubuntu muzabona ijuru ubwo rero naragiye mbona ijuru ryiza mbona abantu beza narakebutse arambwira ngo kebuka iburyo mbona ikize kiryoshye kimeze neza harimo intebe nziza ziteguwe zimeze neza n'ameza meza mbona hari umugabo umwe uhagaze hagati y'izo ntebe afite igitambaro ndamureba cyane mbona ni wa mugabo usa na wa wundi nabonye ngiri mu gaturika azamuka mbona wa mugabo numva ijwi riturutse ahandi naturutse rirambaza ngo wamubonye namubonye Yesu umwana w'Imana arambwira ngo ategereje umugeni kwaza akamuhanagura amarira haleluya ndavuga ngo ndamubaza ngo ese n'uyu munsi arambwira ngo nawe ntazi igihe uwo mugabo nawe ntazi igihe muzi ko Yesu atazi igihe azabwirwa ngo haguruka ngo ujye guhamagara umugeni cyangwa ujye kuzana umugeni nuko ubwo ndakomeza ndagenda nageze ahantu heza haryoshye hameze neza umuyaga mwiza umeze neza narakebutse umuntu arambwira ngo kebuka iburyo mbona ahantu heza harenze ahandi amaso yanjye adashobora kurebayo uko nagumye kwitegereza nabonye ikintu kimeze nk'inka gifite amaso nk'umuntu nabonye ikindi kintu ku ruhande kimeze nk'intare gifite amaso nk'umuntu narebye ikindi kintu ku ruhande gifite amaso ameze nk'inyoni ameze nk'umuntu kandi ari ikinyoni ndeba ikindi kiri ku rundi ruhande gifite amaso ariko we ari umuntu ariko bifite amaso cyane nshaka kubaza ijwi rituruka kuri wa wundi noneho wari uri hagati ya za ntebe aravuga ngo ibyo ni ibizima haleluya ngo ibyo nibyo bizima bintu ujya wumva birinze ubwiza bw'Imana koko bigose ubwo bwiza burabagirana ntashobora kureba ntashobora kubona jewe nundi wese utarava mu mubiri kandi n'igihe kitaragera nubwo yawuvamo kere ku munsi Imana izarangiza gucura uwanze kicara nabera bayo nuko
ubwo ndagaruka ngarutse nasuye kureba uruhande ariko ari nko mu isi muri paradizo nsanga abantu bicaye abantu batuje abantu bareshya abarebare abagufi abanini mbona abantu bose barareshya bararinganiye ariko baracecetse baratuje nuko ndareba ndabaza ngo nabameze batarambwira ngo bona abantu bava mu isi haleluya abo ni abantu bava mu isi bakiranuka nibo bari aho ngaho barinze umunsi impande izavuga kubonana naragarutse rero ndataha twaragiye rero ubwo nagarutse yarambwiraga ngo subirayo nkanga umva ashaka kwigumira aho ngaho heza umva ntahava nuko nza kugira mu mubiri kangutse nsanga abantu barize n'intumbi yanjye bayiteruye bayishize hagati yabo bariho bararira basenze Imana bamwe bavuga ngo Mana waratubwiye ko azajyanwa mu ijuru akagaruka none reba iminsi ishize wa Mana we nuko warashize iminsi ngahe 3 ndabaza ntese niki cyabaye barambwira bati warapfuye njye narapfuye barababeshya mbabwira ibyabaye abantu baranezerwa imwuka uramanuka barasimbuka barabyina nuko ubwo byararangiye igihe kiragera rero Imana irambwira ngo urahaguruka ndahaguruka ubwo ni byinshi nagiye ncaho Imana irambwira ngo haguruka inkorere ndavuga nti nzagukorera nte rero sinzi gusoma sinzi kwandika nzagenda mvuga ngo iki Imana iravuga ngo uzavuge ibyo nkubwiye ntabireba kandi bavuga ngo ibintu byose byanditse mu gitabo Imana irambwira ngo genda ujye kuvuga nzajyana nawe oya ko kujyana nanjye numva ntabishobora umunsi umwe ndahaguruka njya kwa Mariyamu ariko Imana muri iyo minsi yarampagurutsaga ikanjyana mbabwiza ukuri nkurira imisozi ntabizi nkajya kubona aho nanicaye mu rusengero hicara mu rusengero nkabona umupasiteri araje cyangwa umudiyakoni bakaza bakampagurutsa bakagenda bakanyicaza hari imbere nuko gihe cyagera bakavuga ngo nibampe ijambo ry'Imana Imana ikavuga sinjye bavugaga mbabwiza ukuri sinjye bavugaga n'Imana yivugiraga yarangiza kagenda nkajya kwicara hariya nkabona gusa abantu bahaguruka bihana nuko nge rero kiragera nuko ubwo njya kwa Mariyamu njya rero kumubaza Mariyamu atangira kunganira ntaranamubwira nibyo nagiye mpura nabyo ariko jewe nzagushaka dukora ikiganiro kuri Mariyamu gusa komeza utubwire nyine ibyawe ariko nzanagushaka dukora ikiganiro kuri Mariyamu nuko rero Mariyamu arambwira ati haguruka ukorera Imana iragushakazi wagiriye ubuntu butagiriwe abandi wowe ubana n'Imana ugendana n'Imana uvugana n'Imana abandi barayishaka bakayibura none wowe nta soni haguruka ukorera Imana kandi sinzayikorera ibyo ntazi gusoma arambwira ngo urabizi ntacyo nzi sinigeze niga n'ikinyoni nuko njya mu misozi y'iwabo njya kwigisha ndataha tashi wacu nasanze abaduteze amatwi ni gardiyeni no kuvuga ngo na gardiyeni ntayo nigeze niga ubwo rero naragiye ngeze mu rugo sanga ibitabo bibiri nimba ari Imana yabiteguye ntumbaze sanga igitabo cy'indirimbo na Bibiliya mbumbura indirimbo ndaririmba hari indirimbo y'igiswahili wacu ivuga ngo nilikwenda mbali sana nyisanga ndaririmba igice kimwe mbali sana nafuata njia mbaya nikamusahabu Yesu aliyenipenda kweli amen nuko rero iyo ndirimbo ndayiririmba numva nasaze ndahaguruka nari ntaranasenga kumvuye no mu rugendo ndahaguruka soka hanze mvuze induru nimo ntabare nasaze noneho burundu nuko abantu banyine babonaga naje bakaza benshi kuza kumbaza ko bari bazi ko nagendaga nganira n'Imana aho nicaye nkabanganira n'Imana nuko tuntu nkutwo bakaza rero nkabaganirira noneho mpamagara umwana wacu ntabara hano mwana tabara hamagara abantu baze umwana araza ati niki ndavuga ndamubwira nti dore yewe ndiho ndasoma ndiho ndaririmba umwana nyine kubera we yari umunyeshuri ati mama ndogo we ateze kuririmba atuzi ko uzi gusoma nabyo nzuwe ntabwo nasaza ntabwo wasaze ati nukuri nibyo ubwo mfata Bibiliya ndabumbura muri Matayo 5 Yesu we niwe mwana ninasaze nkajugunya umwana gatora igitabo kakimati mama nibyo abantu baraza batiyaze nibyo ntabwo ari ugusara batayo ntabwo ari ugusara ntayo wowe ntusingiye kwambara ubusa ku gasozi batoya humura nuko ubwo bantu barampumuriza abapasiteri banje barampumuriza bakambaza byinshi ko bari bankenyeho byinshi Yesu yajyaga ampa ubwo niba natangiye kwemerera Imana rero ntumahana guhera icyo gihe wasomeyeho kugeza n'ubu uracyabasha gusoma cyane rwose impano yaziye rimwe y'Imana yo gusoma yatarize sinigeze yego
ngayikomereza mama. nuko gihe rero cyarageze Imana irampagurutsa bagurutsa kujya kuvuga ubutumwa, njya kuvuga ubutumwa ahantu ku Ruvunge, uri arahazi. Ngenda ku Ruvunge impageze nahagurutse mu rugo abantu bamperekeje, tugeze ku irembo niho nasangaga kaburimbo umuhanda, imodoka zaza zangerera uruhande ngo ntawe ashobora kujya nungu, zaza ngo ntawe ashobora kujya nungu, kandi nukuri ndakanukanga n'urwara rwose. Abantu barata n'abakristo n'abapasteri bakagenda. Ngira Imana none se niki, reka nisubire mu rugo, nashingura ukuguru kwanje ntikuhave, nashingura ukuguru ntikuhave. Noneho nza kubona haje abagabo babiri, muhagarara ha ndahagarara bafite amababa bombi, mu buryo bw'umubiri mpagaze gutya turo tuganira. Nuko ubwo turagenda isegonda imwe twari tugeze ku Ruvunge, kandi ni nko kuva iwacu kugera i Kigali. Ni nko kuva ku muriro ujya ku Kigali, ibyo Kigali. Twavuye iwacu 2:00, twahageze 2:30. Iminota 30. Mwagenze n'amaguru cyangwa mwagiye mu kirere? Nuko twagenze sinakubeshye nabona. Sukuzi. Wewe wabonye mugenda nyine. Nabona gashingura. Nabona gashingura amaguru. Inshuti mukurikiye Iyobokamana TV n'ibihumuriza ibihumbi n'umusaruro TV, ntago ari abaruzi baguruka bonyine. Na Imana irabagurutse. Na Eliya yaragurutse, na Enoki yaragurutse, yego, na Filipo yaragurutse, yego. None tubonye na aziza yaragurutse. Ubwo rero twaragiye tugera ku marembo, nsanga abapasiteri banjye Imana yamaze kubibabwira. Ubwo narigishije ndangize kwigisha, ubwo turasohoka 5:00 baranyakira. Hari abarusi benshi Imana yari yashatse ko bakizwa, barakizwa, barusi bazana ibirozi byinshi bigende bivuga. Abapasiteri banjye barihinda bati ntabwo twabikora, niwo byikorera. Kandi ubwo nari kuba nageze i Bukavu ko mu ma 8:00. Ubwo ibirozi ndabitwika birarangira. Nuko ubwo ndagenda ngeze ku muhanda n'ubundi babantu barasaba baraza, turagenda. Twari abagabo babiri bamababa barongera baraza baguha ifuti, baraza bamuha ifuti. Nibo bangejeje rero hariya imururu manuka kuri Rusizi. Rusizi ahantu bajya bakira, hari ahantu bajya bavomera amashanyarazi. Aha munsi yaho rero, kandi urabona ukuntu wahinda Rusizi kuntu imeze. Ubwo nahise nambuka. Ubwo ni kuri Rusizi ya mbere abahazi. Nta rukweto rwanje rwambutse. Muvuga ngo wagenze hejuru y'amazi. Nuko nagenze. Amena. Mbona abantu hakurya, ngeze hagati mbona abantu bariruka bahunga ngo tubonye marayika, ngo tubonye marayika yaje. Yo mbwira Yesu nti papa, nimba hari uko wampindi wanyambise ubwiza bwawe, mpindura uko ndi. Subiza mu bumuntu kugira ngo buntumyeho badahunga, bariho barampunga. Ndabwira abande. Ubwo Imana nyine sinzi ko yabigenje, mbona bamwe bahagaziriye abandi bahagaziriye, bari kukubona ugenda hejuru y'amazi. Ubwo ndambuka ndagenda, hari umugabo witwa Yakobo n'umupasiteri no mu Bukavu. Nuko we Imana iramutuma ngo naze kunyakira, yabonye uko aturuka ku musozi hejuru nanjye uko nambukaga. Turagenda tugeze iwe ngo abantu barahunga. Ndase papa nakubwira ntumpungisha abantu, buhamya buri matuma ndira amarira y'umunezero. Ntumuhungisha abantu ni kandi ari bo wantumyeho. Ubwo abantu baricaye, uwo mugabo yavuze ibyanjye. Imana nimba Imana yishatse kunyemeza, kuko nubundi nagendaga nyo ntaremera, numvaga ko ari ibisazi byamfashe, kandi nkabona ko ibyo mbona abandi batabona ari ibisazi nyine. Nuko kana naganira abazi Imana bakayinganira, ariko nkumva bitashoboka, kandi Imana ikambwira aziza ni jewe nkumva bitashoboka. Nuko ubwo rero narakomeje narigishije nganira uwo mugabo avuga ibyanjye byose kugeza n'uyu munsi n'ibizaza. Ubwo naragiye rero anjyana rero ku kicaro gikuru kuri paruwasi Bukavu. Ubwo nageze Bukavu twavuye iwacu. Yego. Uwo munsi umwe mama yamazi wanyuzemo ahantu duse nk'aba Rusizi. Naye hani Rusizi. Ku Rusizi. Rusizi rwa mbere. Umanutse ku kiraro cyambuka kiji Bukavu, ukambuka ukamanuka hepfo ku rugomero, hepfo y'urugomero. N'ibirenge amazi hejuru. Umugezi muremure cyane. Yego. Cyane n'ukuri kandi haba umugezi muremure cyane, abantu banarohamamo cyane. Nyine ni nko kunyura mu kivu na gutyo to. Habamo ingona, habamo imvubu, habamo ibintu byinshi.
ubwo rero nuko byagenze bakugejeje kuri paruwasi bangejeje kuri paruwasi sanga pasiteri wacu waho nawe ni umuntu usenga cyane aranyakira nuko Imana yakoze ibitangaza rero byinshi abarozi barakira abantu barahumuka abantu byinshi sinashobora kubivuga ko iyo mvuze ibyo bitangaza numva nkaho ngiye kwirata kuko n'Imana yabyikoreye yego nuko ubwo rero igihe cyarageze ndataha ariko nkataha natambagiye icyo gihu aho ngaho Bukavu Imana ari injyana nasanze muri yari ifuti y'Imana nageraga mu bantu Imana ikazana imodoka wowe ukayizana ntawe uguhamagaye yego ukabona umuntu araje atinje kugutwara njyewe ndakujyana aho uzajya hose tukagenda gutyo nuko ubwo rero twageze ahantu icyo gihe turataha Imana irambwira ngo njye guteranira ahantu hateraniraga representa wacu ndagenda mpageze nsanga umupasiteri wa sepake ubwo representa wacu witwaga Ruhigita nsanga rero umugabo witwa Mikwege wari icegera cye we yarambonye kubera ukuntu nari ngayitse ariko sinari ngayitse kuba nari nambaye ubusa cyangwa nari bosi wanje nubwo byameraga gutyo ariko nje narigayaga kuba numvaga ko ntakwiriye ubwo rero uwo mugabo nabambonye ati ubundi wowe urambwira iki n'iki tubwira ndabwira ijambo ry'Imana rimeze rite ndabwira ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya Imana itizana amagambo yo muri Bibiliya Samueli 15 umurongo wa 19 kugera kuri 22 ubwo ndamubwira ati none se ko ibyo byanditswe none urashaka ibitanditse turashaka ibitanditse nuko ubwo yaragiye Imana iragendera muteguza yonyine buracya mu gitondo tujya guterana abwira abantu ngo yabonye utuntu yari umuntu wibona cyane ngo yabonye akantu kakakobwa katurutse hariya muri Sange ngo kaje kubabwiriza nuko ubwo Imana izana representa iraza kigera kuri rutari Imana ihita imwereka ibyanjye yavugije induru arira cyane aravuga ngo nimuzane umukozi w'Imana ngo marayika arabasura mukanga ngo bagiye kunzana aho nari nicaye banshyira hariya ndigisha nuko ndataha ubwo nigishaga Yesu yakoraga ibitangaza byinshi abarozi bakiruka bakajya kuzana ibirozi abapfumu bakaza bakivuga bakazana ibyabo baraguza ibintu byinshi nk'ibyo ngibyo ubwo abantu bakihana uko Imana ibishaka ubwo rero igihe cyarageze ndataha n'ubundi Imana imodoka yari ifite umugani wa wundi wabibonye ngeza mu rugo nuko Imana rero ikajya ariko gutaha wagiye mu modoka isanzwe uza nibwo waje uzanywe na babagabo babiri yego igihe rero kiragira ikindi gihe Imana irantuma inuma hano ibuvira n'ubundi izana yari ifite yayo niba nagiyemo bya babagabo babiri baranjyana twageze ahantu ku maya moto na paju mpageze barampagarika hari abandi bantu bariho bakaraba banyabyaha Imana ishaka ko mbanza kubasengera ndagenda ndabasengera ndangije n'ubundi bantu baranjyana twavuye iwacu saa 2 kandi iwacu bateranaga saa 3 twasanze nta muntu n'umwe uragira mu rusengero nta n'umupasiteri wari wagira mu rusengero hari icyo guti hari urugendo rurerure cyane yahavuga ngira ngo ni nkaha n'ubundi ni Kigali ni harehare cyane ubwo hano ni Kigali ku batazi aho turi duherere mu karere ka Kayonza ni nko kuva Kayonza ujya Kigali hari kilometero 82 yego uvuye aha turi sawa ubwo rero twaragiye turahagera ndahagera nuko abantu bangeje ku muryango w'urusengero basubirayo angeza ahantu secretary w'urusengero avuze induru cyane araboroga aragenda kubita urugi umugore arazakingura yinjira mu nzu ngo ngo ndamubonye ngo mbonye Imana n'amaso yanjye njye munyabyaha nuko yagiye ahumiriza avuga ngo mbonye Imana umugore nawe aje kureba mbona bose barakinze ndasaba ndahagarara mbwira Imana ngo Mana nsubiza mu bumuntu uri kuntuma mu kubana none se kuntuma ku bantu kandi ukaba unyambika ubwiza bwawe ndababwira nte Imana uko yarigenge sinkuzi ngo ndagenda njya kwicara ku ntebe yaricayeho ndicara umwanya ndasenga ndangije ndagenda ndabakomangira ubwo bahagaze hirya muri saro bahatitiye ni mukingure nigiye waziza ntimujya mu nyumva ntimuzeje muri sinanyuza hano sinaraye hano ngikabera nuko ubwo barakingura arazanye umugabo atitira nuko ndamuganirira ndamubwira nti ibi ni ibitangaza Imana ishaka kubereka kugira ngo mwihane
Imana hari umunsi tuzahinduka twebwe twese nitwihana tukaba abakristo kuri umunsi impanda izavuga tuzagenda duse n'Imana. Hari umugabo watwigishije witwa Karembire umupaseri wacu narigishije araryoherwa arahaguruka aravuga ati yemwe ati mwijuru hari abamarayika b'ubwoko butatu ati hari abamarayika bafite amababa 6 nibo bahora imbere y'Imana ati amababa 2 akinga ubwiza bw'Imana ku maguru yabo kugira ngo badashya ubwiza bw'Imana buratwika ayandi 2 akinga ubwiza bw'Imana mu maso kugira ngo amaso yabo adashya n'ayandi 2 yo kugurukiraho atariko twebwe nituhagera haleluya tuzasana Imana kandi tuzicarana n'Imana kandi nta baba nari muri za bari dukingirije ubwiza bw'Imana numva nawe gitangaza nuko ndabaganirira ndangije banjyana rero mu rusengero nuko ndigisha nyine amateraniro abaye ndigisha ndataha nuko ntaha rero mu rugo nuko ngeze mu rugo rero Imana yagiye inkorera byinshi bukeye Imana n'ubundi injyana mu ijuru bwa kabiri injyana mu ijuru njyanye nari napinze ibintu Imana yambwiye ndabyanga ndavuga ni mfite umugabo wize ajya avuga ubwo butumwa n'abandi bajya bavuga ubutumwa ariko jewe nabanza ari no gusara ahubwo Imana iranjyana nijoro ndyamye mbona n'ubundi bamugabo baraje arambwira ngo haya twende ngo turagenda mbona n'ubundi turagitwa nabonaga dutondagira n'amaguru turagenda tugeze kuri rwaruze n'umubiri wanjye wasigariraga ngo nkasa n'uwapfuye kuko nta wambukana umubiri awujyana heza h'Imana ngo turagenda ngeze hakurya arambwira ngo kebuka ndakebuka mbona n'ubundi nikagaho kinyana umubiri wanjye umeze nk'agaho ngo turagenda twaragiye rero turarenga ku misozi twatambagiye imisozi nabonye inyanja yakumuriro itera ibishashi by'umuriro nakandagiye ku mabuye asongoye sinamenye ko nabivuga ariko nta nari mu ryigize ritobora ukuguru kwanjye ubwo twaragiye turatambagira ubwiza bw'Imana turangije kumbwira ngo ngiye kunyereka inyanja yakumuriro n'amazuku ndagenda ndayibona nuko ubwo irambwira ngo garuka ndagaruka iyo ntiyavaga hiri ijwi ryagendaga nk'ikisi nimba ari umuriro sinamenye ko iyo nyanja mama tukiri aho kuri inyanja yakumuriro n'amazuku wayibonaga ari inyanja ingana iki kandi yakagute ntabwo nabonaga iherezo ryayo uko nabonye aho Imana ijya kuntuma nkange kanjyana ahantu yandyamishaga inyereka uwo muriro wakaga utazashira kandi waka n'ibiti nibambuye bitashira niko nabonye niyo nyanja icyo kibaya cy'iyo nyanja wamenye igipimo cyabo yahoraga icamuka nuko ubwo narahavuye rero ndahava n'ubundi ndagaruka rero mu mubiri urihuse abantu bakeneye kumenya ibintu rwose wabonye mu ijuru igihe wamazeyo wabonanye n'abandi mu ijuru ubwa kabiri wabonye y'ibiki ubwa kabiri nabonye ibyiza by'Imana nabonye ibintu birabagirana nabonye amazu meza bimeze nk'amazu ariko nabonaga nahagera nkabona sinzu nkabona gusa ni heza nkabona gusa hararyoshye nkabona abamarayika baho nkabona nasangaga abamarayika nk'uko wakwinjira hano mu mbuga bakaba ari usanga abamarayika bari nkabona abantu bambaye neza bambaye ibyera bameze neza basa neza ariko nkasubira nkajyanwa ahandi nkasiga abo bamarayika nkajya ahandi heza hakaba n'ahandi heza harenze aho nasangaga ibyo bizima ntashoboye kurebamo imbere niho ngo mu bwiza bw'Imana nuko nkavayo rero kaza nkasubira bakansubiza mu mubiri nkamanuka umusozi nkasubira nkambukuruzi nkabona nsubiye mu mubiri nuko igihe rero cyarageze Imana irasubirira ntuma Bukavu ngende Bukavu navuye iwacu n'ubundi 2:00 nageze Bukavu 3:00 njyanywe n'abo bantu bangeza ku nyanja n'ubundi naragenda tondagira noneho inyanja iva ikamembe yambukira Bukavu noneho si Rusizi ivamo muri iyo nyanja ya imanuka ariko noneho ni haruguru Tanganyika cyangwa ni Kivu oya ni Kivu cya Bukavu na Kamembe nuko ndatondagira guhabaga harimo ubwato bwarahagaze bwari haruguru bwari hepfo burahagarara bariho bareba umuntu ugenda urongera ugenda nanone bwa kabiri hejuru y'amazi abantu bari mu kiyaga bakureba bande ntabwo amazi yigeze arenga n'ubundi rukweto nari nambaye ntumbaze niba narayakandagiraga ariko nabonaga nkandagira ku nyanja ndarenga
nuko ndambuka ngera ku muhanda nsanga umugabo witwa Kanega w'umupasiteri ategereje. Imana yambwiye ngo genda utegereze ngo urebe kare agakobwa ngo wakire agakobwa kanje nohereje aho ngaho. Duhura nawe mpageze arareba ati ntabwo uruyu nasiko bambwiye ngo umukobwa kandi nkabona yari umugore. Ndatambuka ngeze hirya numva ijwi rirambwiye ngo uwo ni ukwakira. Ndagaruka mpindukiye ndabwira nti pastor navuze ko ari uwo nyakira. Hatoya Imana yambwiye ngo ntegereze umukobwa. Ngo umukobwa w'Imana. Nuko ubwo turagenda tugiye kugera ku muryango w'inzu ye sinzi uko Imana yahinduye n'ubundi ubwiza bw'Imana. Uwo mugabo agira ubwoba ahamagara umugore nibagiwe izina yamuhamagayemo arambwira ati mama tuna Mungu njana kuya haiko mutu. Umugore numva arambwira ngo humura ngo atazi igiswahili. Imana bwo yari ivuze ngo iryo jwi umupasiteri yavuze ngo ni Imana ije si umuntu. Yego. Nuko ubwo rero mbwira Imana ndasobaninga Imana kuko numva abanyine Imana yabikoze kuko byanange narahinduka nkumva biraryoshye cyane kandi nkumva no kwigumira muri ibyo bintu simbe nani ubwo bwiza nsubiza uko narindi. Nuko Imana rero igenda ibihoshya ndagenda ninjira mu nzu senga Imana. Nuko baje kwinjira mu nzu Imana nyine yampinduye. Nuko ubwo tukicara mu nzu turaganira. Nuko ariko tuganira no mpasera ambwira ati mama uri umuntu kabwira nti ndi umuntu. Oya ntabwo uri umuntu uriga iki nkabwira nti ndi umuntu nitwa Aziza. Rero mu Rwanda niho banyitiye izina rya Christina ariko ubundi nitwa Aziza Christina. Ubundi niryo zina rya Christina padiri wari impaye. Okay. Nashakaga izina kanga navuga izina kanga ngo ndakubatiza mu izina rya Christina ngo ni umusozi utanyeganyega iwabo kiburaya ntazi. Nuko ubwo rero ibyo yabonaga umpadiri we simbizi. Mbwira rero uwo mugabo nti nitwa Aziza Christina ndi umwana umubyeyi w'abana batatu ni kandi mfite n'umugabo nkamubwira n'ibyanjye byose. Atoya mama ati namaze kumenya ibyawe ati Imana yaravuze ngo izadusura ati none koko Imana nayibonye ati Imana ntigenda yonyine ati Imana ntiyagaragara Imana igaragarira mu bantu. Agakwitiranya n'Imana. Rero haricaye turaganira icyo ndigisha umwandi umuntu papa. Ariko niko byanditse mu 2:6 ngo haravuga ngo uko yivugiye ubwayo ngo nzagendera muri bo babe abantu bangenanye b'Imana yabo. Nuko rero twaragiye rero ndamubwira nti turajya guteranira ku rusengero rwa representa wacu. Turagenda rero tujya kuri urwo rusengero bukeye. Tugiye ku rusengero dusanga abamama ibishongore biraho banga ko ntawe unyakira. Ngira Imana ndisi wowe tuwe bantumya none banze kunyakira hariya ndasubiyeyo nditahiye kandi narakubiye ngo sinzakora umurimo wawe ku gahato nzakora unkoresheje. Niwe wampamagaye mbwira ko uzankoresha kandi nzajya naceceka ndetse uko nivugira nti noneho n'uyu munsi sinavuga. Ubwo nagiye kubona mbona haje undi mudiyakoni turinjira ariko umupaseri yambwiye ati mama nubona winjiye muri rusengero nkabona urwinjiyemo ndemera kutari umuntu kuko nta muntu ugipfa kurwinjiramo. Ko twarinjiye rero mu rusengero tuhageze abantu batangiye gupfukama ntaravuga. Yesu arivugira wenyine. Uwo mupaseri wanje representa wacu no wahagurutse ubwa mbere ababwira ati genda pfukamye imbere y'Imana. Ati Imana sinayigendesha ngo igende uko. Arapfukama bose barapfukama nanjye nagiye ngira ubwoba. Mbabwiza ukuri nagize ubwoba ndatengurwa cyane. Suye mu mubiri ndibaza ndigiki koko abantu nk'aba representa. Nuko nanjye ntabwo uzasubira ku murindi napfukamye ngo nanyu sengere. Ubwo no gushake bwawe. Nuko ubwo rero byararangiye nuko turasohoka. Representa ati ntabwo wataha no kugenda iwanjye. Umuntu wari utuye mu mugi Bukavu Nyawera ariko nukuvuga ngo hagendaga uwagendaga kinjira mu nzu n'umwe kwijana. Turagenda turinjira. Imbara amagambo rero nayo nigishije yari yamufashije simbizi. Tugeze mu nzu yabwiye umugore we aramubwira ngo ababoyi bicare namwe mwicare uyu munsi ndiyakirira abashitsi genyine. Kandi umugabo ngaraga gutyo urashya nabwo akireye. Akaba ari uhaguruka
akagenda akakira amazi akajyazana ashyira ku meza, aragenda azana amasorori ashyira ku meza, ibintu byose ashyira hariya, nuko akaza akicara minacoka, agasura akagenda agahaguruka akabizana, kugeza igihe byarangiriye aradukarabya. Numva aziza gukarabirwa n'umuntu umeze gutyo, nkumva ni igitangaza. Mujye musengera Imana izampa ubugingo, si nkabura ubugingo. Ukuri ni ukuri, kuko Imana yankoreye byinshi ntashobora kuvuga. Nuko ubwo turarya, turangije umupaseri yararize, twarinze dutandukana ariho arira, imodoka ye niyo yantambagije ubukavu bwose, nuko kwibuga k'indege hose, nuko turagaruka, nuko ubwo igihe kiragera ndataha. Nagiye mbona byinshi rero, Imana yagiye inyoni ibikeri byagiye bingemurira n'ibiryo. ibikeri bukeri nagiye kuvuga ubutumwa ahantu Kavivira yarahazi, hari hirya y'iwabo aho bari batuye, ndagenda njya kubavuga ubutumwa, ninjiye mu nzu nsanga umupaseri waho ahagaze ku irembo w'umurundi, ariko yari umupaseri aho ngaho nyine mu mahanga. Imana imubwira ibyanjye n'ibyo ndi bubone n'ibyo ndi buhurire nabyo aho ngaho. Nuko umupaseri ambonye ati mama, si mama kwanza nikwambiye, Yesu mbona hagarara kwanza nkubwire. Nuko ndahagarara, araza arambwira ari hatengurwa ati mama, aturaje atari kugiye gupfira aha ngaha, ati Imana yambwiye ati ngo ibikeri birakugemurira, atariko turabirya, atariko ati jewe sinabishobora, nyine avugishwa, atariko ati yavuze ngo urya, atariko nyine nimba bishoboye, ati simbiza ariko urapfa. Nuko atariko ibiza nyuma ubirya, atariko byo ntibiroza, atariko kandi ati bije nyuma nibyo biroza, atariko nyine avugishwa. Nuko ndagenda ati ncara mu nzu senga Imana, twari kumwe n'umugore wari untwaje umwana icyo gihe nari mbyaye. Uwo mugore nawe tuhageze arambwira ati yazi twavuye iwacu 2:00 tugeze hano 3:00 niho yuzuye, batangiye kujya mu rusengero. Ese twazanywe n'iki ko nta modoka twuriyemo? Uwo muntu nawe mwazanye yagize amahirwe yo kugenda muri bwa buryo. Arambwira Imana yashakaga kubuhamya bubone. Ubwo byari inshuro ya 3 ugiye n'ababagabo utiri gutega, kandi urugendo rurero ukarugenda igihe gito, isegonda. Yego. Nuko ubwo Imana arambwira ati twaje gute? Ndambwira nti twaje ku Imana ibishaka. Isi mwebwe mwajyaga muhanura ngo nzajya ngendera ku mababa y'Imana, ubwo nyine niho twagendeye. Nuko ubwo twarahageze, nuko kiringiye kumva numva imodoka irahinze, numva kirahinze, numva hasi haratitiye naho ndi. Nuko ubwo wampasera aragenda yicaririya ku rusengero kure. Nuko ubwo twari turi mu nzu y'abashyitsi, cyari kiza gisimbuka kigeze nk'hariya hafi y'umuryango, kitangira gusimbuka gifite imeka, harimo ibiryo byiza cyane, harimo inyama y'inkoko yakaranzwe neza, n'amafi y'iwacu yitwa imikeke, n'umuceri n'ubugari byose yashizemo. Igikeri bukeri cyageze ku muryango aho kihagurutse umutwe gifite iyo meka. Cyari kinini, cyari ni cya kindi bajya bahahiramo, kakano bahahiramo. Oya ntago ari teka we. Oya ni akantu ko gutwaramo ibintu ubwo muri make cyane agaporte manje. Oya banasema ngayo meka mwana, ntabwo ari imbegeti, ariko njye ngo ni nuba bifite byinshi abagore babakiri babihahira. Nta kibazo, ni igiteto ubwo ngubwo ni. Nuko ubwo rero igikeri kiza kihaguruka hano, kihagurutse umutwe, gihagurutse umubiri, mbona na ya meka ivuyemo, kihaguruka ari umuntu. Nuko yaje yinjiye mu nzara ishyarya. Ari umuntu. Igikeri cyabaye umuntu. Kirinjira, nuko gitereka ibiryo, ariko arira yabaye umuntu arira. Ndamubwira ntariko ni gitangaza, ndi kubona by'ukuri ukora ibintu byiza nk'ibi, ni kandi nta bugingo uteze kubera ibibi ukora, ko kiwemeye kuba igikeri kandi uri umuntu. Ndamubwira ngo umbabarire n'Imana imbabarire kandi ntuzabivuge. Ndavuga nti sinzabivuga mbyishimye hejuru, ariko nzabivuga nk'ubuhamya kuko mbibonye, ni kugira ngo abandi nabo bakeneye kuzajyayo ntibazajyeyo, ntibazagarukire mu nzira. Nuko ubwo ndasohoka mpamagara umupaseri ngo ngwino turye mupfire. Nuko senga Imana, sinaryaga ubu nsigaye n'ubundi sinakoraga ku buryo kabiri. Ko nyine nkoraho umuswari niwe avuga ngo mimi ni chombo cha Bwana. Buri gikoresho cy'Imana. Wakati huu nilikuwa chombo sana. Muri kino gihe uri gikoresho cy'Imana cyane.
muri icyo gihe muri icyo gihe ni ukuvuga ngo ukuntu kose Imana yankoreshaga byabaga biteye ubwoba kuko kandi no kurya niyo yongereraga nimba ndakoraho cyangwa se sinabikoreho hari igihe nagendaga nkavuga ubutumwa nkagenda nkamara ibyumweru 2-3 nkamara ukwezi ntarya ntanywa kandi nkataha ndi muzima ntacyo ntasonza nuko ubwo rero ukamara ibyumweru udasonza ntasonza hari igihe nagiye mfite inda y'amezi 8 umwana wanjye uyaramuzi kuko twaba Imana Manuel narifite inda y'amezi 8 Imana inzamura umusozi witwa ruvuzi wacu wari umusozi uzamuka cyane ndagenda njya hano mu gasambura ndagenda mpavuga ubutumwa mpamara iminsi dusenga nk'umubiri bisanzwe aho niho naherewe ibiryo nzajya ngendana aho narasenze iminsi 3 mfite inda y'amezi 8 Imana yantumye kuri aho hantu Imana yarategetse abantu ngo bubake inzu bayitegure neza ariko ntibajyamo ko barabapagana nabo bakayitinya bakabona ngo habamwe imirabyo habamwe ibintu biteye ubwoba ntibayigemo ndaza nasanze uwo mugabo witwa nyibutsa wa mugabo mu gasambura yitwaga Ruheke yari yicaye yari ahagaze ku rugo rwe rw'inka n'umugore we n'umuhungu we mukuru ndaza mpageze mbacaho kuko Imana yari yambwiye ngo maze nje gusenga urapfa ariko naragenda kingura ndasenga ndangije ndaza ndabigisha mubwira byose by'Imana yantumye kuri we ndangije ninjira muri yanzu ndasenga umunsi wa 3 Imana ihagurutsa umwana wacu iwanjye mu rugo wankoreraga irambwira ngo genda uzabone icyo uza kuganira uzahamiriza ibyo ngiye gukora araza yinjira mu nzu ndiho nsenga muri yanzu abandi batinyaga turasenga wari umunsi wa 3 noneho bwacyaga Imana inyuriza imisozi mbona hahurutse isahani nziza irabagirana yajite yamanutse hejuru iza ku maboko meza cyane isahani imeze nk'agasorori sinamenye uko nayivuga irabagirana cyane irimo akayiko keza karabagirana harimo utuntu tubiri tutarenze ishaka nabonye mfata ikiyiko ndafata ngiye gutamira mba ndakangutse nsubira mu mubiri ndasubira ndasenga noneho ndafata ndatamira ariko nyine mpita nsubira mu mubiri sanga uwo mwana yasetse yatagangaye nawe se urasetswa niki arambwira ati kubona ugiye kurya ukananyima ahubwo ukarya biriya bintu ati Imana ntiyamaye ngo ndebemo Imana ntiyamaye ngo mbirebe atari kuryo biryoshye we ati bimeze neza ati urarya nkaryoherwa nuko ubwo rero gihe cyarageze ubwo navuye aho haze neza cyane umubiri wanjye uhaze inda yanjye ihaze ubwo narahagurutse njya kuvuga ubutumwa mu misozi namaze ibyumweru 3 ufite inda y'amezi 8 ntasonza nta nyota nuko nkagenda aho nkasanga abantu banteze nkumare karaje nkagenda nkasenga Imana bakanyiza mu nzu cyangwa mu rusengero nkavuga ubutumwa bugacya nkagenda gutyo imisozi ndayimara ndataha ngi wacu nuko Imana yagiye inkorera ibitangaza rero byinshi sinashobora kubivuga papa nuko inyanja rero nagiye nzambuka gutyo namanutse umusozi wiwacu manuka umusozi witwa Nyawera ahantu bacukuriraga oro sinari mpazi ariko Imana irahanjyana nambuka uruzi runini cyane rutarusizi ko yanganaga ndarwambuka n'amaguru usanga umugabo yicaye hakurya y'uruzi yari inshuro ya 4 nsanga yicaye ku nkombe arambwire niwe wambwiye ngeze hariya abo bari bamperekeje bati hari hakurya ko harabagirana habaye iki bamwe baravuga ngo imvura igiye kugwa buririya ni imirabyo bashaka gusubirayo abandi baravuga ngo ariko mwarese tugaherekeza aziza ngo tukareba inzira nyuze ko tukumubwira ngo anyura hanga kanga ngo akakomeza kumanuka hanga ubwo baricaye rero bahagaze ku misozi ariko bareba nyine iyo ruzi ndagenda rero ngera kuri urwo ruzi ndambuka wundi yambwiye ngo njo ngenda musanga nta mazi n'ubundi ntiyarenza uruzi rucuza umwijima n'ubundi ndutekereza nkaza ariko Imana irakomeye wahanyuraga n'amaguru yawe n'amaguru yanjye n'umubiri wanjye n'igikapu abantu babyumve neza ntago ari uburyo bw'iyereko ni uburyo bw'amaguru n'umubiri wawe
nta nyanja nigeze nambuka ndi nereka ntabwo byari mwiyereko oya abo bantu bari baguherekeje babireba ndambuka mfata umusozi uwo muntu tumaze guhura ambwira ibyanjye ndazamuka ndagenda ikindi gihe nasuye kwambuka inyanja nyambuka n'amaguru nararwaye barandoze ubwo rero ariko ntazi ko mbifite ariko nkahora meze nabi mu mubiri ndagenda n'ubundi ngiye kuvuga ubutumwa mu misozi ndamanuka ntaha n'ubundi njya kwambuka inyanja uruzi rwitwa Rwerera sanga abagabo batatu bari hakurya bohereza abantu babiri baza kumfata banshira muri burankari murayizi kwa muganga turayizi nuko baranjyana banjyana hakurya aho bari nuko uwo mugabo nababwiye nabonye ubwa mbere kandi nabonye hagati y'ayo y'amameza n'intebe nziza iyo mwijuru uwo mugabo niwe waje aramfata aravuga ngo ndakubaga ufite ibirozi muri wowe yarambaze rero aho ngaho yabikubwiraga mu buryo bwerekwa cyangwa n'amaso ku yandi nagendaga n'amaguru yanjye abana ntibari kumva turi kumva mu turagira ngo abantu babisobanukirwe abantu benshi barabifata nk'iyerekwa kandi ibitangaza Imana yagukoreye n'imirimo yagukoresheje imyinshi yari iri mu buryo bw'ukuri aho njya mbabara kubona Mariyamu yarapfuye atabanje kumvuga nanjye ngo abanze abwira abantu ibyanjye ukuri nuko ubwo rero barambaga aho ku mwanya wo kumbaga niho nagiye mu mwuka niko navuga narasinziriye ni ikinyijuru ryaguteye buriya ubwo rero barabaga barangije nabyutse aho ndi muzima nuko wa mugabo arababwira ati mureka agende ndahaguruka ngenda ndi muzima nta kibazo ubwo babagabo nabonye batera intambwe barazamuka nanjye nzamuka umusozi ariko watinze cyane kuri Mariyamu yari inshuti yawe cyane Mariyamu mwabanaga mute Mariyamu naramwumvaga urumva nari naramwumvise kera ariko nkumva nkeneye kubona uwo Mariyamu ariko nkumva hari kure cyane nkumva ntashobora kujyayo kandi nabaga umugore wo mu rugo ufite abana n'ibintu ufite inshingano z'urugo yego ariko noneho umunsi umwe nagiye kwigisha reka banza dusubize nagiye kwigisha hano mu Rwanda igihundwe hari Kamembe yego ndiho nigisha ndangije kwigisha ndagenda bajya kunsasira ahantu yego ndaryama ahantu bitwa ku w'inteko pasiteri witwa Zakariya Senzige wahariya muzamubaza yego ndamuzi ndagenda bansasira ahantu ndaryama ndyamye mbona Mariyamu araje aza mu kirere aza n'abamarayika bagenda mu kirere mbona baraje bageze ku muryango barambwira ngo we niyinjire arinjira bo barakomeza araza yicara ku ntebe nk'ingiyi nari nashyizeho imyenda bari banshiriye igikapu aricara ndakanguka ndicara arambwira ati wambonye nakubonye ati ndinde ntitwa Kinyamarura Mariyamu ati mbonye ute ntinkubonye nk'umukobwa nk'umugore ujyaye gatatu arambwira ati wagiriye ubuntu butagira abandi ati ubuntu Imana yakubwiriye ntukabupfusha ubusa kandi ntukaburangareho ati ubu hari abavuye mu misozi bagenda bigisha bavuga ngo babonye Mariyamu ngo afite umusatsi uriho uzana imvi ngo afite ngo ni umukecuru umeze gutya ngo ariko ndagusaba ngo uzaze iwacu uzundebe ngo kandi ngo sinkamara icyumweru utaje nuko gwambwira ibindi byanjye byinshi yose mbibabwira yego arangije Mariyamu arasohoka nawe mbona aragiye ariko ndamubwira ntuvuye mu giterane mu gitembe iwacu muri Kongo niho yaravuye aza mu Rwanda nuko rero yaragiye nanjye ndaryama buracya nahise nasezeye Senzige ndabwira ndatashye barambwira ati twateguye ahantu ujya kuvuga ubutumwa namaze kubona ko byarangiye ubutumwa bwarangiye ndagienzagaruka nuko naragiye rero ngeze mu rugo nsanga mabukwe narifite mabukwe nsanga yateguye ibyo ndi bujyane duca ngenda naragiye tugeze mu nzira aya maguru yanjye mubona uko tungana yarabyimbye nambara nomero 12 ikirenge kiriyongera kiba kinini kiba kinini nomero 12 zanga kujyamo ubwo Imana yanga konjya mu modoka yego tugenda n'amaguru abantu batari kwaziza rwose uyu Imana ugigenda ikurusha gutyo uzagenda wenyine tugende twenyine ntibyakunze ubwo twaragiye rero turajyana tugeze hirya ngenda ninginga Imana tumaze kurenga umusozi Imana iduha imodoka nuko turagenda rero tugeze kwa Mariyamu
twahageze nta muntu w'iwacu winjiraga ku nzu kwa Mariyamu wo mu kibaya k'iwacu ntawe kubera ko uwo reperezanta ngo yari yarapinze Mariyamu bavuga ngo ni ikinyamaswa cyo mu ruzi ngo ni mamba mutu nuko ubwo bari baramupinze ariko ngerayo ngezeyo abantu bari bigaga ibukavu b'abanyeshuri ntazi b'abagabo b'abapasiteri baraza turatarama bamenye ibyanjye ntabibabwiye bamvuga uko bashaka uko Imana bibabwiye turaganira abantu barankunda cyane babwira Imana ngo Mana ko wadukundishije aziza ko bamutweretse tutamuzi twaramwumvaga gusa turashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu nubwo babo batinjira ariko ndashaka ngo twinjirane kwa Mariyamu twarinjiranye rero kwa Mariyamu barakiye mu gitondo nuko barakingura abantu barinjira umugore wamukurikiraga mu bwa gatatu yari umukecuru uruta uko ngana gutya aranga ngo aziza aho ntiyinjira ngo kuko abo mu mushyashya ntibajya binjira ariko Mariyamu aho yarari aramuhamagara aramubwira ati Rusi mwene data ukajya ugomera abana b'Imana reka mwene data yinjire n'abahungu be yari afite umuhungu witwa Rukinisha n'uwitwa Mariko bariho bavuga ngo aziza natinjira kwa mama ntabwo twemera ko na mama ari Imana asenga ubwo rero yarahamagaye bararika ndinjira nje rero nkunda gukubagana shira isoni cyane n'abapatse banje barabizi abandi bagiye babashira ku ntebe bicara afite inzungana n'urusengero kuviriya baricara ariko je nemeye kwicara ngiyeho naraje nicara bajyaga bamusasira nkaha bakamushyira ku gitanda nuko ntiyeguraga umutwe nasanze amaze imyaka 9 atarya atanywa adakaraba atameserwa atandura imyaka 9 aryamye nkaha umutwe uraha nanjye nicara nkaha akandeba akavuga akandeba atari kwazi wagiriwe ubuntu ati ugira amaso yo atari ko rata we warebye Imana se ayanjye niyo tarebamo nuko yambwiraga nuko ubwo ndicara aravuga abwira abantu buri wese akamuvuga izina ry'ubwana nabonye igitangaza cy'Imana buri wese akavuga izina ry'ubwana iryo bamwise umunsi bamusohoraga iryo se na nyina bagambiriye bari kuburira umwana wacu tuzamwitire Mariyamu akabwira abantu amazina yabo icyo gihe twari kumwe n'umukobwa w'umugabo witwa Kabutura wari umukihano mu Rwanda Kabutura Gabriel wari umuvugizi wa ADP umukobwa we umuhungu we n'umukazana we twari twinjiranye aho ngaho kwa Mariyamu Mariyamu arabavuga avuga ibyabo nuko ubwo twese aratuvuga twese atubwira ibyacu angezeho rero ntindaho aramvuga nuko ngo byarangiye rero ndataha niho nambaje ntari ku bundi wowe uko ugenda cyane mwijuru nje nkaba ndigezemo igihe gike ese uko mbona ijuru wowe niko uribona arambwira ati uko ari bubone tirihinduka aturetse bwa bwiza nanjye sindabubona bwa bundi bw'Imana bwahatagerwa bwa bundi burindwa nabyo bizima bine ati nanjye sindabugeramo ati kandi ati sindabugeramo ngo mbubone we yavuze n'amazu ngo yabonye 5 ari ukugira ngo ari ukwereka imitima y'abantu ariko jewe mbabwiza ukuri amazu sinayabonye nabonaga mu bwiza gusa nkabona ibyiza nkabona abeza nkabona ibirabagirana nkabona n'ubwo bwiza yarambwiye ati nibyo bizima zinje sindabibona atari ko wagira ubuntu urabibona we wagira ubuntu ubona aho ubwiza bw'Imana buherereye ati nje sindabubona ubwo naratashye aranganirira mbwira byinshi ndataha bwa mbere ubwa kabiri n'ubundi nasubiyeyo n'ubundi ndagenda turaganira ambwira ibintu byinshi n'ubundi ndataha Mariyamu rero mwari mwaraganiriye cyane Yes, bakunzi b'iyobokamana TV bihumuriza ibihumbi ndetse n'umusaruro TV urumva ko uyu mumama afite niba mbyita ubuhamya niba ari ikimenyetso kigaragaza ko Yesu burya koko ari 100% ngira ngo mwabyiyumviye yigeza tubwira ati mwabana mwindi kubabwira ibintu mukagira ngo ndi mu mwuka atariko rwose ati narindi mu mubiri njewe n'ukuri navuze ati uyu ni marayika w'Imana ni umukecuru w'umuntu nyamuntu mu by'ukuri burya Imana iracyaho pastor ndabyemeye nanjye cyane rwose Imana iri natinyaga icyaha rero n'igisa nacyo kandi Imana kumpamagara njya mbwira abantu ngo Imana intuma ngo ngi kuvuga ubuhamya naribwiraga nzavuga ubuhe sinasambanye sinibye sinaroze
sinanyoye sinasinze ese nzabwira wa iki ubu no buhamya bukomeye icyatumye Imana igukomeza ikakunyuza mu bikomeye kuriya ikakwereka ibintu bikomeye ikakunyuza hejuru y'amazi ukagenda ukasimbuka imisozi intare ibiki byose kwari kugira ngo uzabone uko ukomeza abandi cyane rwose Imana yanyujije mu bikomeye nagiye ngibirozi ku mugaragaro Imana ikabivanamo nkataha twari kumwe n'abapaseri banyahongereye hano bandoze kenshi nkabirya abapaseri bareba bikankubita hasi nuko bagasenga nkagenda abamarayika bakagenda bakabikuramo bikavamo bareba n'ibintu byinshi byagiye bimbaho mu Rwanda Imana akomeje gukoresha cyane rwose watubwira muri make nk'ibintu Imana akoresha ugeze no ahari uko byagiye bigenda ko Imana yagiye inyereka ngewe ngera mu Rwanda Imana yanyeretse ibintu biri kuba cyangwa ibintu byabayeho njya mbwira abantu hari ibintu bijya bibaho nkabwira abantu ngo ibintu byabayeho kandi hari ibintu najyaga nicana n'abapaseri banjye nkabwira nti ibintu binibi bigiye kuba n'ubu karangwa kenshi yarambwiye atari kwazi ati kandi wagakecuru bajya bavuga ko wubahuka abayobozi kuko nari mubwiye ibintu byinshi nabonye kandi sinkunda kubivuga ko ibyabaye ku bantu sinabivuga keretse ari ibyawe niho nakuganiriye ariko ku bandi sinabikubwira nuko ubwo rero ndabimubwira arambwira ati tuzabibara tubibonye nyine ubwo byamubayeho byinshi ubu nibi biheruka ibindi cyangwa n'ibindi bizaza n'abandi benshi n'abandi bapaseri banjye ubwo rero byagiye bibaho ni byinshi mama reka noneho ibu buhamya ndabwita part 1 twebwe tuzagaruka iyobokamana TV n'umusaruro n'umperekeza n'ibihumuriza igihumbi noneho ibihumbi tuzaza tukurebe noneho sasa rero iwawe ubu yari yadusanze kwa pasiteri Kayitare ariko noneho ngewe nzahaguruka nze kukwirebera ngewe noneho kugira ngo dukore n'ibindi byinshi kuko Imana yakugire neza kandi bizagenda neza reka rero tugushimire cyane tuvuga ngo Imana wakoreye idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera bagikorera iguhereza umugisha cyane kandi icyo nkubwije ukuri byanze bikunze nutagwisari ntabwo uzabura gusarura hari impamvu Imana yakujije muri ibi kwari kugira ngo natwe abatoya tuzafashwe tumenye ko mwijuru hari Imana ishobora byose pastor nubundi urasoza umusengera Imana ingubukomeze imuhereza imbaraga nibisigaye binda zabigora umva afite ubutumwa bwinshi Imana yamuhaye atubwiye igice cy'ubuhamya ariko ubutumwa burahari kandi ni bwinshi Mr. Joe reka nkunganiye gatoya nk'abantu turi kumwe mu kiganiro ndetse ibihumuriza ibihumbi iyobokamana TV ndetse n'umusaruro TV tuze gusoza uyu mubyeyi yari udusengera mu mbabarire mushumba pastor nawe wavuze uti nkeneye ko nsengera dukurikije ikiganiro uko cyagenze reka rwose dusengera agiye kudusengera ariko kandi mbere yuko asenga uyu mumama hari abantu benshi bazashaka kumuvugisha mu buryo butandukanye mama ugira telefone okay watanga nimero ya telefone ukoresha ndayifite ahubwo sizi umuntu kuntu yahishe mu gikapu turaza turayandikaho nta kibazo noneho reka pastor senge rero dusoza tushishikariza abantu gukora subscribe kuri aya mashene ibihumuriza ibihumbi haba hari inyigisho zitandukanye nziza cyane ibijyanye n'amasengesho ibijyanye n'imivumo na karande uburyo haba hari ibintu by'ubwenge byinshi cyane ku musaruro TV haba hari ho ibigano bitandukanye kuyobokamana aho nyine murabizi yuko nakarusho nimwivuga butumwa ridashingiye ku idini rya ryo ryose ahubwo dukora nyine tugamije gukomeza kwagura ubwami bw'Imana pastor muradusengera ubundi tuze tugana ku musozo mama Imana ibaho umugisha cyane basabye ko mama ari udusengera ndagira ngo mbega ufite imyaka ingahe ubu imyaka 65 yego reka nsenge gato musabire umugisha hanyuma nawe asengere abantu bakurikiye ikiganiro mwami Imana data twese wo mwijuru turagutangariye uri Imana ndabizi ijuru rirahari umuriro utazimura urahari Yesu uzagaruka no gutwara itorero utujyana mu ijuru ndagushimiye ibyo twumvishe humugisha umuja wawe umuhumugisha mu majyana no mu mazi umurinde kugeza mu bugingo buhoraho ndamwifuriza kuzakubona imbona nkubone ugarutse n'igihe uzaza uje kudutwara burundu tutari bugaruke nawe ntazabure ingorano z'ibyo yagukoreye Mana uri gitangaza uratangaje umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen kasenga Imana
gusiga mpagaze ariko nta kibazo rwose cyangwa ndaba nayo ntacyo haguruka nta kibazo ndasenga Imana mbabwira ngo ikindi gihe ngiye kwa Mariyamu Imana yantumye intumye Bukavu njya kwa Mariyamu nshaka kujya kwa Mariyamu ngeze mu nzira dusanga hari igiterane gikomeye cyane icyo giterane cyarimo abapasiteri benshi ndagenda nicara mu nzira ndavuga ngo tujye hano tujye guterana tujya guteranira ahantu munsi y'umuhanda aho igiterane cyari gihari hari abantu benshi bapasiteri twabanyagihinga n'abandi n'abapasiteri banje navuze bigiterama bari bahari nshaka kuvuga ngo abariho ngenda kandi Imana yantumye Bukavu ndi nshaka kwanga ngo reka ngende aho ngiye nshaka burya rero igikoresho cy'Imana sinzi uko nakivuga Imana ntigikunda ko umuntu yahengama ariko nabwiye ngo nirindaga icyaha n'igisa nacyo kandi nkirinda ikintu icyo ari cyo cyose urugo rwanjye rwinjiragamo umuntu wari we wese yaba umutwa yaba umuntu wese yinjiraga mu rugo rwanjye kandi buri muntu wese